very crazy. So very crazy. So very crazy. Yesu ashimwe cyane bene data bakunzi ubutumwa bwiza mwese n'abakunda ijambo ry'Imana ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ava ku Mana, amahoro atangwa n'imbaraga z'ijambo, amahoro atangwa n'umucyo abane nawe aho waba uri hose. Ndabizi ko ijambo n'uryumva ntabwo riraza kurangira umeze nk'uko wari umeze, ntabwo bikunda. Iyo wumvise ijambo ry'Imana hari ikintu gisigara mu buzima bwawe. Iyo ukunda ijambo ry'Imana riraza rigafata umwanya muri wowe, hari ibisohoka. Ni nako iyo uzarebe ukunda amafilimi, uzarebe ukunda n'ibindi bintu, niko bigenda. So iyo utindana nacyo gihinduka ubuzima bwawe. Turagusaba rero gukomeza kureba Ikamba TV, ugakora subscribe, ukareba izinyigisho. Turatumira abandi basore, ndabizi mwabonye umusore wavuye mu Basilamu uburyo ari mabwiriza. Dufite abasore b'urubyiruko batandukanye bamaze kumenya impano iri mu buzima bwabo. Reka rero dusenge Imana dutangire mwene data. Inyigisho wikupa wirangiza iraza kukubera umugisha. Haleluya. Mana yacu urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga zikomeye ku buzima bw'umuntu waremye. Niyo mpamvu uyu muntu urwaye, uyu muntu ufite ikibazo, uyu muntu ufite agahinda, ndabizi ko ufite ubushobozi bwo kumufasha iki kibazo akakivamo, iyo myuka bakoreza ikarangira, izo mbaraga bakoroga zikarangira, kuko Imana ifite ubushobozi ku buzima bwawe. Turasenze ngo umucyo w'Imana ukurasire, nanjye undasire, kuko ijambo ryambwe ngo wigisha gabanye no yigisha, twese hamwe twunguke kugira ngo tubashe kuronka ubwami bw'ijuru. Reka umucyo w'Imana ukubeho, nanjye umbeho, maze amagambo tujye kwiga abashe guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, amen. Dufite ijambo twateguye rivuga ngo gutoranywa n'Imana. Iyo umuntu yatoranijwe n'Imana ishobora kugutoranya uri umukene, ishobora kugutoranya uri umupfakazi, ishobora kugutoranya udasanzwe, yarangiza ikagurana nawe. Tugiye kureba uburyo Imana yatoranyije umupfakazi mu mujyi wose, harimo abakomeye, harimo abakire. Imana ifata umupfakazi, ifata Eliya imutuma ku mupfakazi. Ndibaza kuki itamutumye kwa ku muntu ukomeye. N'ukuriya mugore yari afite umutima, afite umutima unyuzwe, afite umutima wubaha Imana, afite umutima wumva. Dufite abantu batumva Imana bamubwiriza mwene data, my God. Ariko reka ngusabe gira umutima wumvira Imana, noneho Imana nikubona ikwizere kubyo yagutuma aho umukozi wayo. Reka dufite umugisha turi kumwe na mwene data. Reka dusomere igitabo cy'Abami ba mbere ibice byaho 17 duhere ku murongo wa 8 kubw'igihe. Haranditse ngo Eliya ajya i Sarafati acumbikirwa n'umupfakazi. Ariko aha hantu urumva ngo Eliya ajya i Sarafati kuki acumbikiwe n'umupfakazi, kuki atacumbikiwe n'umuntu ukomeye? Nawe uraza kwisuzuma, ese umuntu yaza ukamucumbikira? Ese ucumbikiye imfubyi zingahe? Ese ucumbikiye abapfakazi bangahe? Ese hari umukozi w'Imana unyura ukamuha amazi? Ese ku mbuga nkoranyambaga ubaho ujya wumva n'Imana iguhaye umutima wo gutanga ituro, ujya wumva washyigikira abatumishe? Ntabwo Imana yaguhitamo ufite uwo mwuka wo kudatanga. Komeza bene data. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati. Yego. Haba Sidoni. Yego. Aba ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi, niwe negetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga umugore w'umupfakazi. Imana iguhe umugisha. Udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Amena. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Yego. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse rushyi rw'agafu. Yego. Shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu merezo. Yego. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu mwivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Yaramubwira ati, witinya, agenda ubigenze uko uvuze, ariko banza uvugireho akanjye ukanzanire hano.
maze ubone kuvugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta, Amen. ntabwo azabura muri iyo merezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Imana iguha umugisha. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye. Yego. Kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Yego. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta, Amen. ntiyabura muri iyo merezo. Hallelujah. Nuko Uwiteka avugiye mu kanwa ka Eliya. Amen. Hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. Yego. Nyina abwira Eliya ati, fa iki nawe wa muntu w'Imana? Yego. Wazanwe no kwibukiriza icyaha cyanjye unyiciye umwana? Rwose. Eliya aramubwira ati, ma umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru Amen. yari yacumbitsemo, amurambika ku buriri bwe, ahera ko atakambira Uwiteka ati, ari Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati, ari Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati, nguyu mwana wawe ni muzima. Yego. Uwo mugore abwira Eliya ati, noneho umenye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Imana iguha umugisha. Aya ni amagambo ngira ngo tugani, ariko ndafashijwe. Bwenda buze ndafashijwe. Ni amagambo ngira ngo tuganireho. Tusomye inkuru uburyo Imana yaturanyije uriya mupfakazi, imutoranya mu mudugudu, mu murenge, mu kagari, ariko imutoranya kuko uriya mupfakazi yari afite umutima wubaha Imana. Imana ivugana na Eliya ngo ujye i Sarafati, hari umupfakazi bategetse kugutunga. Cyari igihe gikomeye, cyari igihe imvura yari yarabuze, cyari igihe cy'inzara, cyari igihe cy'ibyago, mbese cyari igihe nk'iki turimo cya Covid. Ariko hari abantu bakomeje gukiranuka muri Covid, hari abantu bakomeje kubaha Imana muri Covid, hari abantu bakomeje kuvuga amagambo meza muri Covid. Abo bantu Imana ije kwibuka. Haleluya. Imana ije kwibuka kubera ko Data wa twese ntabwo yakwirengagiza imirimo yawe. Imana ishimwe cyane. Eliya ageze i Sarafati, asanga uyu mupfakazi arimo aratoragura udukwi, aramubwira, aramusuhuza, bagirana ikiganiro. Ariko ikiganiro cyerekeye ku byo kurya. Aramubwira ati, wampa amazi yo kunywa. Bibiliya yatubwiye ngo umugore aramubwira ati, umva, amazi yo ntacyo bitwaye nubwo nayo ari makeya, ariko n'ubundi nyuma y'ubuzima afite ntacyo nzayamaza. Agenda agiye kuyazana. Umva iki kintu cyansekeje. Eliya aramubwira ati, ariko wizanira amazi gusa, oya tunywe n'agatsima. Undi aramubwira ati, reka sigaranye urushyi rw'agafu n'utuvuta dukeya kugira ngo ngire gute ndusongera umwana wanjye, kuko yagutoragura udukwi tw'umunsi umwe, nta kindi kintu yari afite. Njya nibaza kuki Imana yabonye ko Eliya agomba kujya kwa uriya mupfakazi. Inyungu ya mbere ni uko uriya mupfakazi afite umutima wumvira Imana, afite umutima wubaha Imana. Noneho Imana rero ko umupfakazi na Eliya nibahura, oh my God, izabarindana. Reka ngubwire, ndashaka kukubwira ngo kugira ngo Imana ikurere n'umuryango wawe nuko habonekamo kubaha Imana, habonekamo kumvira Imana. Ngo umugore nta kindi kintu yavuze. Hekereza ko ari nkaho tutwita besikoro. Hekeza ko ari nkaho batuvuga ati abakozi b'Imana se binda. Ngiye nibazaga wowe uravuga ngo abakozi b'Imana abinda, ubundi w'umugongo abahehe. Umukozi w'Imana w'umugongo abahehe nawe ubaho. Reka ngubwire, ubundi umukozi w'Imana yakagombye kurya kubera wowe, nta yindi business. Ese niba Imana izi ko Eliya agomba gutungwa n'umupfakazi, kuki wowe utatunga abatumishi, kuki wowe utadushyigikira? Reka ngubwire bene data, iyo tubabwira kwagura ubwami bw'Imana nuko tuba tuzi neza ko harimo abantu bacubaha Imana bashobora kudushyigikira ubwami bw'Imana bukaguka. Ikintu cyantangaje, barambwira ngo baza ugenda umvugira akagatsima, baza ugenda umvugira kanjye, noneho numara gusonga kanjye nibwo uzagira gute, nibwo uri busonga ku mwana wa, banza usonga kanjye. Ese ni gute ushobora kubanza ibyawe by'Imana bikaza nyuma?
ntabwo byakagombye kuba byiza twebwe abakristo, twebwe abapasitoro, tubanze ibyacu, tubanze imishinga yacu, iby'Imana bikaza nyuma. iyo iby'Imana bije nyuma biba bivuze ko Imana atari yo ya mbere mu buzima bwawe, ariko Imana ariyo ya mbere. ubanza Imana, ni ukuri kw'Imana, Imana niyo ubanza. Imana ishimwe cyane. biriya tubwiye iki? ngo umugore nta kindi kintu yavuze, yaragiye ageze mu rugo aragasonga. umva ikintu cyantangaje bene da, iriya yakariye n'umwana mureba, kumbe inyungu turaza kuyibona nyuma. yari akarya, amaze kukarya ariko avuga ijambo nkunda cyane, mubwira ngo mu kibo cyawe ntabwo wazongera kuburamo ifu. ariko kugira ngo Eliya avuge ngo mu kibo cyawe ntabwo wazongera kuburamo ifu, ni uko yabanje kubona ko umugore yumvise. urakeneye ngo tuguhanurire, ariko ntabwo ukeneye ko Imana ikubwira ngo kizwa. rekura ubusambanyi, rekura ubusinzi, rekura icyacumi, rekura gukorera Imana. reka da, urashaka ko turekura ubuhanuzi? kuno kwezi kwa 10 ariko Imana igiye gukora abantu bayubashye. Bwana sifiwe sana. reka mbwira abantu bateze amatwi Kamba TV, reka mbwira abantu bako subscribe, reka mbwira abantu badukurikirana, ndasenze ngo Imana ikuremere igitangaza mu izina rya Yesu. kuno kwezi kwa 10 ni ukwezi Imana yamaye mu buhanuzi, ni ukwezi Imana igiye kurinda abayo, ni ukwezi Imana igiye gutanga intsinzi, ni ukwezi Imana igiye kudukiza imivumo, ni ukwezi Imana igiye kurinda ubuzima bw'abana bawe. Haleluya. umugore ngo aragenda aragasonga, amaze kugasonga arakazana, Eliya arakarya. umva ikintu cyabaye, bamaze kukarya baragenda bajya mu rugo, icyo kibo nticyabuzemo ifu, mavuta yakomeje kubamo. noneho sanzwe ikintu cyakurikiye, ikintu cyanangaje cyakurikiyeho nuko nyuma yaho uwo mugore yari afite umwana umwe, kandi Imana imwereka ko ari izuru. reka ngubwire, nubona wanahombye jya umenya ko Imana ari izuru. nubona ibintu byanze jya umenya ko Imana ijya igarura abantu. Imana igarura amahirwe. ni ukuri, ndabizi ko famiye ntayo ufite, umugabo ntawe ufite, ariko Yesu ni inshuti nziza itabura kuboneka mu byago no mu makuba. noneho umurongo wanangaje cyane ni umurongo wa 17 badusomeye. Haleluya. ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore ararwara arapfa, umukumushiramo. Mbongo ati Imana yanjye. Eliya aravuga ati ariko se Imana wanteje ibyago, njyewe urabona ndi inzererezi, simfite naho gutura, ngiye no gutura ku mupfakazi, bonge se bazavanga ndi umugabo we, bazavanga naje gucumbika, none umwikiye n'umwana. ariko Eliya amenya ko hari Imana iri mu buzima bwe, afata wa mwana ngo amuzamura mu cyumba cyo hejuru. iyo uriya mugore ataza gucumbikira Eliya, uriya mwana ari gukizwa n'iki? itaza gucumbikira Imana, isanduku y'isezerano iracyari iwawe, isanduku y'Imana uracyayifite iwawe, haracyari icyumba cy'amasengesho. wowe n'abana muracyasenga, cyangwa covid yatumye mutongera gusenga? bandi ngo bagiye gucuruza inzoga, bandi ngo bagiye gukora. ariko Mana, umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Bwana sifiwe. ariko reka mbwira abantu babigumyemo ngo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. nuko ngo Eliya afata uriya mwana amujyana mu cyumba cyo hejuru, biratubwiye ngo amubarara hejuru mu makumunwa. hari abandi babwira ngo bakora deliverance, ngo batinze gushaka, ngo gukora deliverance mu makumunwa. reka ngubwire, hano ni urupfu Eliya yakuraga muri uyu mwana. hakagira umusore ukuryama hejuru ngo bakubwire ngo igura deliverance mu makumunwa ngo izuru kwizuru. nawe ngahita gusomera iki cyanditswe. ikindi adodore kuko abasomera umurongo umwe. mwirinda abantu nk'abo binjiye bwihishwa. hari abantu baje baseseye, baje gusenya itorero, ariko wowe Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. n'umunwa ku munwa. ni ukuvuga ngo Eliya, dore ikintu bisobanura ngo Eliya yafashe ubugingo buri mu buzima bwe abusunika mwa uriya mwana, bituma uriya mwana ahembuka. ngo arangije aramutera amusubiza nyina. umva inyungu yo gucumbikira umukozi w'Imana, umva inyungu yo gufasha umukozi w'Imana, umva inyungu yo kubana n'Imana, umva inyungu yo kumvira Imana. n'ahari hari urupfu habonetse ubuzima. ibi bibaye kubera iki? bibaye kuko uriya mupfakazi yumviye Imana, ndetse ntabwo yashidikanyije igihe Eliya amubwiraga ngo soma agatsimu kamereze. tabizi abantu muri iyi minsi iyo tubabwiye ngo mushyigikire umurimo w'Imana, muhita muvuga ngo ubwo se by'amafaranga bijamo gute? reka ngubwire, amafaranga nadakorera Imana umuntu azakora Satani. njyewe ndi ngaho nayafata nkashyira mu bwami bw'Imana, nkareba icyo nzasarura. wagize ngo Imana yakumwaza, uzabaza abantu babikoze, ntabwo bamwara. by the way, jamais. yaravuze ngo kuko gutanga niko kwakira. uzi ko ukuboko gutanga, reka nkwereke kuno kuboko kwanjye muri kukureba, kuri gusaba, do kuno kuri hejuru, do biravuze ngo ukuboko gutanga guhora hejuru y'ukwakira. nose ubwo umukire ninde? si wowe umukire. kandi ubwira nuko rero Imana ntabwo uzamwara, mwara kabisa. Amen. Haleluya.
iri jambo ryantangaje cyane uburyo Eliya ntabwo yigeze azana kuvuga ngo urabona yamenye ko hari ikibaye kandi amenya ko hari ikigomba kuba. Ndagira ngo mvuge hano ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kigaragara ni uko uriya mupfakazi yarazwi nijoro kugira ngo Eliya arenga amazu menshi ajya kwa uriya mupfakazi. Icya mbere ni uko uriya mupfakazi yarazwi nijoro kuko uriya mupfakazi ni Imana yamutoranyije kugira ngo abe igisubizo kuri Eliya. Ese uri igisubizo kuri ku bantu bangahe? Ese basi iyo wenda hari umuntu ugura umufuka w'umuceri, basi iyo ubonye amafaranga hari umuntu utaburara ku buzima bwawe. Ese iyo Imana ikuzamuye nawe uzamura abandi. Cya kabiri cyaranze uriya mugore yanzwe n'umwuka wo kumvira. Mu buzima bw'uriya mupfakazi w'Isarafati yagize umutima wita kumvira bishoboka cyane. Nta bintu byo kuvuga ngo urabona oya. Eliya yaravugaga umugore akumva. Biriya bintu byo kumvira rero byatumye nawe Eliya aba connected n'uriya mupfakazi. Cya gatatu cyaranze uriya mugore nuko uriya mugore yakoraga ibintu vuba vuba. Yagasonze vuba nta bintu byinshi. Uriya mugore kuba yakoze ibintu vuba byatumye Eliya yibera kwa uriya mupfakazi kugeza igihe inzara yashiriye. Imana yabaye iwawe. Reka ngubwire, iyo wakoreye Imana iraza ikaba mu rugo, iraza ikaba mu bana, iraza ikaba muri famiye. Ibyo bituma rero ibyagaragara nk'ibigeragezo bitongera kubona umwanya. Yesu ashimwe cyane. Kindi kintu nabonye kuri uriya mugore ni uko uriya mugore atigeze ashidikanya. Ntabwo yigeze ashidikanya ngo yibaze ngo abateka mutwe abakozi Imana we yaravuze ngo namenye ko Eliya ari umuntu w'Imana, namenye ko ari yatumwe n'Imana. Noneho Eliya nawe avuga ati ese uyu mugore ungiriye neza ni gute umwana we yapfa? Ariko umwana we ntabwo yapfuye, yarazutse aramusubiza mu izina rya Yesu. Reka mbwire bene data bari kunyumva, imirimo dukora izagenda dukurikirana. Imirimo dukora niyo tuzahemberwa. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 23 uyu murongo washimishije cyane ngo Eliya yenda uwo mwana amukura mu cyumba cyo hejuru. Amukura mu cyumba cyo hejuru. Kubera iki mu cyumba cyo hejuru? Uriya mugore yarafashe Imana ayiha umwanya. Imana avuga ati ni Imana yo hejuru nyine, ni Imana isumba byose. Ntabwo yigeze afata Imana uko abyumva. Oya, yafashe Imana nk'ari ya mbere mu buzima bwe. Bene data reka mbabwire, kugira ngo Imana ikore mu buzima bwawe nuko nawe uyihereza umwanya. Nababwiye ngo ahantu ukunda gutinda, uyu mugore impamvu Imana yamutoranyije, uyu mugore ntabwo ibyiringiro bye byari ku bantu, byari muri Kristo Yesu. Ariko ninde muntu ufite ikibo cy'umuceri ngo nugera akiguhereza? Atakubwira ati ariko muzi ubwengera. Biravuga ngo umuntu nabura ubwenge Imana izamureka. Ninde muntu ufite ibintu 10 se ngombwire ngo byitange musengera bikwemerere? Atavuga ati ariko pastor ibyo bintu mutubigira ni ibiki? Ariko turakwigisha uburyo ugomba kurekura agafuka nyuma mu izina rya Yesu Kristo. Uburyo ugomba kwita ku mfubyi utarebye ku bana bawe. Uburyo ugomba kwita ku bakozi mutarebye ko nta kintu bafite. Imana yabatumye yaduhagurukije, ni Imana yo kwizerwa. Amen. Yesu yigeze abwira abigishwa arabwira ngo mugende mudafite imyambaro myinshi. Ijambo ry'intangaza cyane. Yesu ubwe abwira abigishwa ati mufate umwambaro umwe mugende, ngo mudafite imifuka y'umuceri, ngo aho muzagira bakabakira, ngo muzabasabira umugisha. Aho muzagira bakabacumbikira muzabasabira umugisha. Ngo naho muzaganira bakire, ngo muzakunga umuriki ivumbi ry'amaguru. Bishatse kuvuga iki? Hari abantu Imana yatoranyije bazashigikira iyi mihamagara Imana yaduhaye. Barahari. Buriya hari abantu bafite ishyaka n'umuhati bo gukorera Imana. Yewe atarebye ngo ni umukene, atarebye ngo afite iki. Ndatangaye uburyo Imana yafashe umurenge wose n'umudugudu wose ikareba umupfakazi kabona ariho Eliya akwiriye kujya kuba. Imana ingirire neza, na Imana ikugirire neza. Imana igutoranya nanjye Imana intoranye, kandi turabizerwa mu maso y'Imana. Baramufata musubiza nyine. Ndagira ngo ubwire mwene da, hari ibintu ugiye kugarurirwa, hari ibintu byari bigiye gusubirana ubuzima, hari ibintu bigiye kuzuka kuko Imana yamaze kureba ishyaka n'umuhati wa. Niyo mpamvu ushaka ngo sengane hari imbaraga ndikumva ku buzima bwanjye tugiye kohereza. Reka ngubwire, nabonye ikintu kidasaba passport, ni isengesho.
isengesho ntabwo risaba vuza, ntabwo isengesho risaba ngo ribanze rijye kuri migarasiyo, oya, ahubwo isengesho uraryohereza kandi rikaza gukora icyo twaritumye. Reka mbwira umukobwa wari utinze gushaka, mbwira umumama wari ufite amarira mu mutima, mbwira umugabo wari umaze kubona byanze, ngo mbwire ngo Yesu aje gutabara ubuzima bwawe, Yesu aje kukurengera. Reka mbwira umuntu wari ufite inzara mu rugo, reka mbwira umuntu wabonaga nta nzira, mubwire ngo iyaboneye inzira uriya mupfakazi w'Isarefati, na Imana ikuboneye inzira mu izina rya Yesu. Wowe umvira ijwi ry'Imana, wowe umva icyo Imana iri kukubwira, ongera usubirane ibihe byawe byo mu mutima, ongera ushake mu maso y'Imana, Imana izakugirira neza. Haleluya. Ijambo ryangezeho rirambwira ngo nuko Imana ibwira ngo Gisarafati, nuyoba inzira, hari umupfakazi uriyo nategetse kugutunga. Naje kwibaza ngo mbese kuriya mupfakazi yari afite ikiro cy'umuceri, yari afite urushi, ni gute Imana yabwiye mupfaka Eliya ngo Gisarafati, hari umuntu ategetse kugutunga, nta stock afite, nta byo kurya byuzuye, ariko Imana yarazi yuko Imana yari yakoze gupanga ko Eliya nahagera ibidashoboka biraza gushoboka. Uriya mugore yasabwe iki? Kurekura kariya gafu, Imana ikazana ifu, kurekura turiya tuvuta, Imana ikazana amavuta. Nawe wasabwe iki? Kurekura icyo gihumbi, Imana ikazana ibihumbi, kurekura utwo dufaranga, Imana ikazana amafaranga. Imana iragusaba iki? Kurekura umutima wawe, ukumva ko Imana izarangiza iyo kovide, Imana izagukiza iyo kovide, ukakira ubutabazi. Ngo igihe cyarageze, uriya mupfakazi akomeza ararya kugeza igihe imvura yagwiriye. Ntabwo uriya mupfakazi yigeze arira, ntabwo yigeze aboga, kubera ko icyo gihe ryamutekerejeho. Imana igutekerejeho, niyo mpamvu Imana imbwiye ngo ngubwire ngo ibigaragara nk'aho biguteye ubwoba nibyo bihagurukisha Imana, ibigaragara nk'aho bidashoboka nibyo bitumije Imana iza. Haleluya. Ndumva Umwuka Wera akomeza kumbwira, iyo ndwara ntabwo yaza kukwica, ubwo bukwe buraza kuba. Haleluya. Haleluya. Icyo gihe inzara yari nyinshi hariya muri, ariko Mana yanjye ntugira ngo hariya muri Samariya ntabwo hari inzara yari ikomeye cyane. Inzara niyo dufite muri kovide, ubushomeri bwo dufite, ariko aba yaramenye kera ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo Imana izemera kuburara. Haleluya. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Haleluya. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo ibintu byari, Mana yanjye, ndagira ngo Imana igirire neza ubuzima bwawe. Iyo nzara Imana igukiza mu izina rya Yesu, Imana ikukorera igitangaza, kandi Imana irebe muri uwo mudugudu ikibazo ufite, Imana ikikumare mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo nongere ngwizeze ko Imana itazakumwaza niba uhagaze mu mwanya Imana igushakamo. Ariko iri jambo ryantangaje cyane. Haleluya. Ngo uwo mugore abwira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ari iry'ukuri. Waryizera nawe kakubera ukuri. Izera iri jambo ko ari ukuri. Ijambo ni Kristo Yesu, ijambo ngo yigira umuntu abana natwe. Ndagira ngo usengane nawe. Reka mbwira umuntu wari uhangayitse, reka mbwira umuntu wabonaga inzira zarafunze, reka mbwira umuntu wabonaga amafaranga yarakamye kuri konte, reka mbwira umuntu ufite ideni rya banke, reka ngubwire ngo ijuru rifite ubutware n'ubushobozi bwo guhindura amateka, reka mbwira umuntu wanzwe n'imiryango, reka mbwira umuntu ubona nta fondasiyo, reka mbwira umuntu ubona icyerekezo kidahari. Mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, ndongera kukubwira ngo komera, akira gukomera mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge Imana. Imana y'amahoro ikugirire neza, Uwiteka yongera kugarukeho. Reka dusenge. Ariko ngana ku musozo, ndagira ngo uretire mvugira ijambo ngo gutoranwa n'Imana, kwibukwa n'Imana, biravuze ngo ntabwo waseba usebera imbere y'abantu. Hano urumva iki? Uriya mupfakazi ntabwo yigeze atandukira, ntabwo ikibazo cyagukura ku Mana, ahubwo ikibazo kigusurikire ku Mana. Umugore umwe yari afite ibibazo bitatu. Yarakeneye umwana, akeneye amafaranga, akeneye n'amahoro. Noneho ajya gusenga. Agiye gusenga, Imana iramubwira ngo mu bintu bitatu uwaje uje gusaba, Imana igushibije ikintu kimwe. Noneho Imana izana agaseke karimo amafaranga, n'agaseke karimo umwana, n'agaseke karimo amahoro. Ngahitamo kandi atwara ikintu kimwe.
mudamu arareba agati Imana ishobora byose, n'ukuntu inzara inyishe, yakubita n'ukuntu bitwa inyumba, yakubita n'ukuntu umugabo ahora nkubita nk'ingoma y'itorero, aravuga ati si koko n'iki ndahitamo. Mwuka waramubwira ngo bitwara amahoro, kuko amahoro aho yageze bidashoboka birashoboka. Mwene da, Imana iguhaye amahoro. Noneho umugore nagitwara amahoro, yumva aranezerewe, ariko yareba gutya, akareba amafaranga, akareba umwana. Noneho wumva ikibazo cyabaye, ubwo hasigaye amafaranga n'umwana. Umwuka yarakira aho ngaho, amafaranga baza Mwuka wera ngo ariko Mana, ngewe ahantu mba banjyana mu kabari, banjyana mu bapfumu, banjyana he, none ngize Imana mbonye aho mahoro agiye, wanyemeye nanjye ngusaba nkigera kwa mahoro. Imana ati nawe ndakumviye, genda. Amafaranga bakurikiye wa mugore, kandi ubwo mugore yari yatashe ari kwigendera atazi ibikuba. Umwana ati ngewe ahantu mba baramondagura, papa na mama birirwa barwana, iwacu nta mahoro ariyo, iwacu ntabwo barya, none mbonye ahantu hagiye amafaranga, mbonye ahantu hagiye amahoro. Mana nanjye nzamuye ikiganza nyumvira. Imana ati nawe mwana igendere. Umugore ubwo ari kugenda mu nzira, agenda agiye kureba inyuma, abona amafaranga ari inyuma, abona umwana ari inyuma, havuga ati Mana uranyibutse, Mana urantabaye, byarangiye ageze mu rugo, amafaranga yabonetse, umwana yabonetse, ariko nuko ikibanze yari amahoro. Mwene da, icyo ubanza ni ikihe? Ni cyo kintu urimo gusaba Imana muri iyi minsi. Wa mudamu we, ni cyo kintu wumva Imana yakora. Wa mupapa we, wa musore, wa mukobwa we, mahoro na number 1. Ifite amahoro ibintu byose biraza. Reka tugusengera Imana iguha amahoro, nawe tugusengera Imana iguha umwana, nawe tugusengera Imana iguha amafaranga. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka dusenge, ariko ndashima mwebwe mwese. Mbere uko senga reka shime, ndashima Imana uburyo Imana igenda iturinda, itwitaho. Ndashima Imana abantu badushigikira kugira ngo tubashe kunyuza ubutumwa kuri social media. Ndashima abakameramani, ndashima abadufasha mwese. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ukora subscribe, abafasha inyigisho bakazohereza abandi, ukora ku nzogera, Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana, kuko nzi ko Uwiteka atajya akiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Corneliyo, Petero yitwa Corneliyo, yaravuze ngo mahanga yose uyu bagakiranukira mwemera, aho uri muri Amerika, aho uri Australia, aho uri muri Canada, aho uri mu Rwanda, aho uri Burundi, aho uri muri Kenya, aho uri mu gihugu cyose, mu Fransa, aho ngaho uri mu majyepfo, mu majyaruguru, impande enye zose z'isi, komeza wubahe Uwiteka, komeza wubahe Imana. Naho umucyo waba udahari, naho umugabo yabagutaye, naho waba utarabyara, naho waba udafite ibyiringiro by'iby'isi, ariko gira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha, turagukunda. Reka tugusengere. Wahuma ku maso gatoya tugasengana Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana yatoranyije umupfakazi w'Isarafati, warangiza kohereza Eliya akajyayo, yagera agakemura ikibazo ndetse n'urupfu rukarangira. Ndagusaba ngo marukire kuza kurengera uyu muntu dukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera ikibazo cye cyari cyaramugoye, maze iminsi akeneye amahoro, akeneye amahoro mu rugo, akeneye amahoro mu kazi, akeneye amahoro mu baturanyi. Reka umuha amahoro Mana. Iyo umuntu ukeneye amafaranga, reka umuha amafaranga, amafaranga atunga umuryango, amafaranga yagura ubwami bw'Imana, amafaranga atuma amererwa neza, amafaranga azana icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka umuha amafaranga. Uyu muntu ukeneye umwana, reka umuhereza umwana, mwami w'amahoro wahaye Sara umwana, reka nawe umuha umwana mu izina rya Yesu. Reka wigaragaze, reka uheshe icyubahiro, reka umukize inzara, reka umuhe kubyara, mukureho ubugumba, mukureho ubukene. Mwami wanjye Yesu, reka wigaragaze kuri uyu mama, wiyereke uyu mupapa, wiyereke uyu mukobwa n'uyu musore. Aba bantu bafite ibyifuzo ndabizamuye. Uyu muntu urwaye, umuntu urwaje, ndazamura ibibazo byabo, bishize mu biganza bya Yesu Kristo, kugira ngo Mana ugire icyo ukora, icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure, icyawe kigaragara. Ndasenze ngo uhembure ubuzima bw'aba bantu, kandi buri wese abone icyo yasabye. Ndagushimiye Mwami, uyu muntu ugize umutima wo kudushigikira no gutera inkunga uyu murimo, nawe umuhe umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo turasengera abantu bafite ishyaka n'umuhati byo kudufasha kuvuga ubutumwa. Abandi badushigikiza amafaranga, buri wese ahari turamusengeye. N'undi ugize ishyaka turamusengeye, n'uwabikoze turamusengeye. Mana yo mu ijuru, kuno kwezi kwa 10, kuno kwezi kumugisha, kuno kwezi ko Mana we, Abanyarwanda baravuze ngo n'ukwezi ko kwa
kwakira, ni ukwezi ko kwakira. Ndasenze ngo wakire mu izina rya Yesu ibyo utigeze wakira. Wakire uwo mugabo, wakire umugore, wakire fiyanse, wakire akazi, wakire urubyaro, wakire amahoro, wakire agakiza, wakire gukizwa, wakire umwambaro wo kwezwa, wakire amavuta, wakire kongera gusubira mu bihe byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Tumanuye amavuta muri ukwezi kwakira, reka ko kubera ukwezi kumugisha. Ishobora byose niguha umugisha, iguha umugisha umuryango na famiye yawe. Reka umuntu bw'umwami wacu Yesu we ku buzima bwawe, kandi ikirenze aho tugusaba iherezo ryiza. Ibyo ushaka n'ibyo ushima Mana ubimuhereze. Umukiriza abarwayi, umukiriza abafite ibibazo, utabari imiryango, kandi urebe ikibazo cyose umuntu afite umuhe igisubizo mu izina rya Kristo Yesu. Amen.